kabla wa Rwanda. Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge. Twongeye kubasuhuza abadukurikiye ku Ntavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda, kandi tukomeza kubabwira ngo aho muri mukomeze mugubwe neza, abadukurikira kandi bakunda ibiganiro byacu. Uyu munsi rero twababwira ko twasuye intara ya Normandie cyangwa se Région de Normandie. Twaje kugira ngo tubasure ndetse tunaganire n'abantu baho. Mbere na mbere ariko ntawe usura abaturanyi ngo abure guca ku muyobozi w'abo baturanyi cyangwa se umuyobozi waho ugiye gusura. Niyo mpamvu twakiriye hano ku Ntavogerwa umuyobozi wa Communauté Rwandaise de Normandie, Freddy Niyibizi. Twagira ngo twakire ku Ntavogerwa. Nyakubahwa Freddy. Murakoze cyane Gilbert. Biranshimishije kuba mwafashe umwanya mukaza kugirana ikiganiro nanjye. Nibyo koko tubahaye karibu muri Normandie. Urakoze kuduha karibu muri Normandie ndetse n'abadukurikiye aho muherereye hose. Normandie ni imwe muri region zigize igihugu cy'Ubufaransa. Normandie kandi ni umujyi utuye ahantu heza, hano twicaye turi hafi y'amazi, urabona ko hari amafu aho Freddy twakiririye. Rero tudatinze twagira ngo dutangire. Nyakubahwa Freddy, ni mwebwe perezida wa Communauté Rwandaise de Normandie, CRN mu magambo ahinnye ariko yubakiye kuri Communauté Rwandaise de France. Twagira ngo tubwire muri make Communauté Rwandaise de Normandie yubatse ite, yatangiye ryari, yaje ite? Twagira ngo duhe kugira ngo n'abazadukurikira bamenye amavu n'amavuko ya Communauté Rwandaise de Normandie. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Communauté Rwandaise ya Normandie yavutse mu 2008, ariko mu 2010 nibwo twayidekaraye kuri prefecture. Ni ukuvuga ngo Communauté ya Normandie ifite amateka yihariye, yavutse kuziye mpamvu. Tukigera inaha ngaha mu 2004 twasanze Abanyarwanda batari benshi ariko bagendaga baza. Umujyi wari barawukundaga cyane kuko benshi bahanaga amakuru, niho hari amacumbi, niho hari ama-université yorohereza abantu kwiga. Ariko tukihagera twasanze hari akarengane gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo umuryango w'Abanyarwanda ba Normandie washinzwe kubera akarengane kari gahari. Kuko akarengane ushaka kuvuga ni akahe karengane? Nibyo nshaka gukomozaho. Abanyarwanda benshi bari aha ngaha ni Abanyarwanda bahunze mu gihe cya Jenoside yakorerwaga Abatutsi. Benshi muri bo ntabwo bongeye kugaruka mu Rwanda ngo barebe ko u Rwanda rwiyubatse. Bagiye bafite amateka cyangwa ibyo babwiwe, ibyo bagiye bumva, ugasanga noneho ntabwo bazi inyuma ya Jenoside uko u Rwanda rwagiye rwiyubaka. Icyo gihe niba yarakubonaga rero uvuye mu Rwanda wowe nk'umunyarwanda uje kwiga cyangwa uje no gukora cyangwa uzanywe n'izindi mpamvu, we ahubwo yahitaga abona ko ubaye menace kuri we, agatangira kujya abwira abandi Banyarwanda zira ni inkotanyi, mwitonde.
umwuka mubi ukagenda usirikira mu banyarwanda benshi, ugasanga bamwe mu banyeshuri cyangwa bamwe mu bandi banyarwanda ahangaha bari kuminaswa n'abo bantu, bari guhohoterwa, bari kuregwa mu nzego za prefeture. Hari na bamwe bafunzwe bakajya muri polisi, bakajya garde à vue. Ibyo bintu none tukizaho turavuga abanyarwanda bamwe na bamwe, twari abasore bagera nko ku 10 tukabibona, kuko natwe twabaye victime y'iyo injustice. Navuga ntagiye muri byinshi, twagize imana, njyewe nagize imana no guhura n'umudamu bita Chantal Muhongerwa. Icyo gihe Chantal Muhongerwa yari presidente wa communauté rwandaise de France. Duhuye nk'umunyarwanda nimo gutembera, nibwo twaganiriye, aranyibwira, akinyibwira, ndavuga okay, ntigiye biranshimishije, hano hari akarengane k'abanyarwanda twari twarabuzaho tukavugira. None ubwo uri umuyobozi wa communauté rwandaise de France, dushyiremo natwe twisange muri uwo muryango, tugire abantu baturengera. Nibwo mugejeho icyo gitekerezo. Ubwo icyo gihe hano muri Rubavu yakoraga mu kwa 4, yoroganizaga igihe cyayibuka cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hakaba hari abazungu bake, ariko noneho ngewe ubwo nayo maze kumenya n'abandi banyarwanda, twagendaga tubazana. Uko tugenda tubazana batangiye kugenda baba benshi, nibwo twavuze tuti noneho reka dushinge n'umuryango nyarwanda hano muri Normandie. Nibwo cyo twatangiye, ariko de base no kugira ngo ako karengane ko kumva ko umuntu uri ahangaha w'umunyarwanda uvuye mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo agomba kuminaswa kuko hari undi wahageze mbere. Urumva tugerageza kugenda. Icyo gihe twashinze uwo muryango turi abantu 40 hano muri Normandie, ntabwo byari byoroshye, abantu 40. Dutangira amatwara yacu yarayahe kuva dushinga umuryango. Icyo twifuzaga no kugira ngo duhurize hamwe abanyarwanda bose bari muri Normandie, cyane cyane tugamije kugira ngo tubakangurire gukunda igihugu cyabo, kuko hari benshi batari bazi yuko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi uko igihugu cyiyubatse. Dushyiramo n'ibintu bya jumelage, uburyo ki Abafaransa cyangwa n'abandi banyamahanga bagomba kugirana umubano mwiza n'u Rwanda, natwe abanyarwanda turi ahangaha. Dushyiramo n'intego zo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ni ihame kuri twese kandi n'inshingano zacu. Dushyiramo n'indi ntego nyine yo gukora les activités zose ziganisha ku kwerekana u Rwanda, kurumenyekanisha, kugira ngo nyine igihugu cyacu dukomeze tugikorere dufasha n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kumenya ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi igihugu kiriho kandi kiyubaka neza cyane. Nk'uko bivuze Fredy, ni urugendo rutari rworoshye ndetse rutoroshye, ariko baca umugani ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Twagira noneho utubwire nk'uko mwagize ubutwari bwo kuhuza ibitekerezo n'abo bavandimwe b'abanyarwanda mugashinga communauté rwandaise de Normandie, kimwe n'izindi communauté cyangwa se Rwandese community abroad RCA muri rusange. Ubundi u Rwanda rufata diaspora nk'intara ya 6. Rero ntabwo twareka kuvuga ko wowe umeze nka guverineri uhagarariye abanyarwanda ahangaha muri Normandie. Rero uko u Rwanda rukora, hari uburyo bwa decentralisation. Est-ce hano Normandie communauté rwandaise de Normandie yubatse ite, mu decentraliza mute kugira ngo bigere ku banyarwanda no muri izo ngorane zose, kugira ngo mumenye aho izo ngorane zikiri, kugira ngo mugende mubasha guhuza ibitekerezo? Okay. Nk'ama communauté yose tugira bureau, hari président, hari vice président, hari secrétaire, hari n'umubitsi. Byongeyemo hano muri Normandie twagiye dukrera n'icyo bita les commissaires. Tugashaka commissaire ushinzwe mobilisation, ushinzwe solidarité, ushinzwe umuco, ndetse n'ushinzwe n'abajene.
ibyo byose uburyo twagiye twubaka izo nzego zacu byagiye bidufasha mu kumobiriza, mu gukangurira abanyarwanda ndetse no kubashakisha aho bari, kuko icyo navuga hano muri Normandie hari bamwe na n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munota tuvuganye bari hariya badashobora kwigaragaza kuko bafite ubwoba bwa ba bandi babateraga intuza. Abo rero twashyizeho komisiyo ya mobilisation irahari ishinzwe kugenda ikabakangurira muze mwegera abandi ntimukagire ubwoba. Abo bajene nabo barahari biga kuri university n'abagenda bavuka, abo bose dufite amakomisiyo agomba kubafasha. Ntabwo ari akazi koroshye ariko turagerageza. Navuga ko twatangiye turi abantu 40, twaje kugira ibibazo. Murabizi iyo murimo kubaka umuryango hari bamwe badakurikira bagatana, bamwe bakagenda bagaca abandi intege, ariko kubera ko twasigaranye bamwe bari active bazi intego, ko intego yacu ari ukubaka igihugu nta yindi nyungu nk'umunyarwanda, barakomeje baba intwari barahatana. Ubu twavuga ko muri Normandie ni intara ituwe n'abanyarwanda benshi, ariko byibura dufite nk'abantu 100 muri active. Ntabwo ari bakeya, niyo baba ari 20, cyangombwa nuko ari 20 beza kandi bagerageza no kumva ko u Rwanda rwiyubaka, bagerageza no kumva ko inyungu zacu ari ukugira ngo duhurize hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Nibyo, nk'abandi banyarwanda bose nk'uko serivisi zitangwa mu Rwanda birumvikana, ariko kandi icyo nk'uko watangiye ubivuga, iyi regiyo irimo abantu benshi bavuye mu Rwanda bahunze muri jenoside yakorerwaga abatutsi, benshi mu miryango y'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, kuko ni nazo ngaruka hanini, benshi badafite n'amakuru ahagije ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose bikaba ari ibintu bigoye nk'uko uriho utubwira. Uratubwira ni iki kintu mukora kugira ngo mutange amakuru afatika ku bantu bafite amakuru atari yo ku Rwanda, batazi ko u Rwanda rwiyubatse, kuko hari abagiye bakaba bafungiye aho ngaho, batazi uko u Rwanda rumeze uyu mwanya, batazi ko u Rwanda rufite ubumwe n'ubwiyunge, abanyarwanda ari abanyarwanda batakibarirwa mu moko, abahutu, abatwa, abatutsi, ibyo bintu bitagihari. Ni iki kintu mukora kugira ngo abanyarwanda bari aha ari ababiyunzeho abo batubwiraga, kugira ngo babashe kuzana n'abandi bagifite amakuru atari yo? Twagiye dukora ibikorwa, twagiye dukora nk'izo bita soirée culturelle, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda. Ni nk'umuhuro mpuzamuco w'abanyarwanda. Ukabona abantu bamwe bahunze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi batangiye kuza batugana, bakavuga se bari abantu ibikorwa barimo gukora ni ibihe. Nufete yuko turimo gukora ibyo bintu bijyanye ku muco nyarwanda, bakagenda batwegera, bakagenda badusanga. Icyo kintu cyagiye kimarisha cyane, ugasanga abanyarwanda n'abari bafite indi mico cyangwa indi myumvire irimo kugenda ihinduka. Urabona nk'ejo bundi ubuyobozi bwa ambasade bwaraje kudusura, no kubona ambasaderi nabo ari kumwe nabo mu buyobozi bwa ambasade bahagurutse bakaza kureba abanyarwanda bo muri Normandie, nabyo byahinduye ikintu cyinshi cyane ku banyarwanda batuye aha ngaha. Abo bari bafite imyumvire mikeya baravuze ati ambasaderi araje aradusuye, ni ibintu byiza cyane, aradusobanuriye, kuko ijambo rivuzwe na ambasaderi cyangwa n'undi muyobozi uri hejuru rirumvikana cyane, ritanga agaciro nk'uko twe twarivuga. Ufite yuko ambasade nayo ihaguruka ikegera abanyarwanda bari Normandie, hari ibintu byahinduye, nabyo ni urwego rwo kugira ngo n'abari bafite iyo myumvire bagende bahinduka. Icyo kintu cyenda twakoze kugira ngo hari n'ibindi tugenda tubakangurira. Bamwe bakajya mu Rwanda, ugiye mu Rwanda akagarukamo kuvuga ati banyakire neza, ni u Rwanda. Benshi cyane bagiye bahasura nyuma kuko bari bafite ubwoba, tukamubwira ngiye mvuyeyo, undi avuyeyo,
rufete yo kuvuga ngo come and see ni nk'uko nabyita, nabyo byatumye hari abanyarwanda bari aha ngaha bagenda bahindura imyumvire. Ariko ntabwo navuga ngo haracyari urugendo, ariko mbona ko hari ibintu byagiye biza kamemu bihindura imyumvire y'abo bantu batumvaga uko u Rwanda rwiyubatse kugeza kuri uyu munota, uko u Rwanda rumeze. Hanyuma rero nyakubahwa Freddy, ufite abanyarwanda batandukanye, hari abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 batuye hano, mukagira n'abandi banyarwanda muri rusange nk'uko twabivugaga. Ubu twakwinjira mu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa. Abo bantu bahuza bate kugira ngo bubake bwa bumwe n'ubwiyunge tuvuga, bubake igihugu gishingiye ku banyarwanda, ku bumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa kuri jenoside yakorewe abatutsi? Muri Normandie ku bumwe n'ubwiyunge ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo twakirengagiza ko hano muri Normandie hari abantu benshi bakurikiranyweho n'inkiko kubera uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Barahari n'ubu baragenda, inkiko zarabarekuye, bamwe zirabafunga, bamwe zitegereje kubacira urubanza. Urumva ko niba hari umuntu w'umucikacumu uri aha ngaha akaba azi ko uriya muntu wakoze ayo mabara akidedembya, urumva ni ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo ngiye baranyiciye, uwanyiciye aracyahari. Nta nubwo biragoye kugira ngo icyo kintu kize bumwe n'ubwiyunge bugomba no kujyana nuko n'ubutabera nabwo bugomba gukora neza. Anga ntaguciye mu ijambo, twanagaruka no ku gikorwa cy'urukozasoni cyabaye kuri imwe muri monima, urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi hano mu mujyi wa Rwa. Bakarusenya, bakagira icyo nacyo ikintu wenda wagarukaho muri ibyo ngibyo bijyanye n'umwe n'ubwiyunge ndetse no bakomeza kumenasa abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko nayo nkibikomezaho, igihe cyose hatabaye justice, ni ukuvuga ngo hatabaye ubucamanza, umuntu wabikoze bamuhane, ni ukuvuga ngo wa wundi wabikorewe wacitse ku icumu byanze bikunze azahorana intimba ku mutima. Ntabwo azatembera ngo yisange agende yumva atuje. Ni ukuvuga ngo wa wundi wabikoze aracyari aha ngaha, ni ukuvuga ngo n'icyo gikorwa n'ejo yagikora. Il faut que Ubufaransa bushyira ingufu muri justice, bakahanwa, bagafatwa, bagacirirwa imanza. Ubu murabona n'ejo bundi kugira ngo baduhe urwibutso yari intambara ndende, baraduhaye, bararusenye. Ni ukuvuga ngo kiriya gikorwa bakoze ni ugushinyagurira umuntu. Baracyafite imyumvire yo gushinyagurira. Ni nko kuvuga ngo twarishe ariko ntabwo byarangiye, tugomba gukomeza. Niba hari umuresikape uri kubibona kiriya gikorwa gikoze, ni gute yakumva ko afite umutekano? Ni gute yakumva ko atuje? Bari kongera bakamusonga. Ni igikorwa tugomba guhaguruka twese tukakirwanya twivuye inyuma. Ni kiriya byarambabaje, byabaje abanyarwanda bari aha ngaha ndetse n'abayibonye ku isi hose barababaye. Bigaragara ko muri Normandie iyo ngengabitekerezo iracyahari, iracyakwirakwiza. Hari bamwe bayifite, ariko icyo ngiye mbabwira, ntabwo dushobora kuzabyihanganira. Tuzakomeza turwane urugamba, tuzakomeza turwane, duhatane, niyo tuzaba turi bakeya, ariko icyo turwanira nuko uwo muresikape agomba kugira uburenganzira bwe. Umunyarwanda uri aha ngaha muri Normandie agomba kuba umunyarwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye agaciro ku banyarwanda. Ntabwo uzagera aha ngaha umuntu ngo akakwambura nkande. Tugomba kuba turi aha ngaha tukubaka igihugu cyacu, tukihesha agaciro, umunyarwanda agatembera akumva ko atuje, akubahwa, kuko dufite agaciro. Ku kintu kijyanye n'ubudaheranwa, urumva ko ubudaheranwa nibwo turimo kugenda abantu barimo kugenda biyubaka, ariko kugenda wiyubaka umuntu akaza akagusongezamo icyo kintu
urumva nayo ni ikintu gikomeye cyane kibi ufuko kwitonda. Leta y'u Rwanda rero y'ubumwe bw'abanyarwanda ihagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse ku isonga iyobowe na RPF Inkotanyi ihora ihamagarira abanyarwanda muri rusange kunga ubumwe ndetse no gushyira hamwe kugira ngo twubake u Rwanda rushingiye ku bumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa budashingiye ku bwoko bwari bwo bwose. Twagize ibibazo byo gucibwamo ibice biturutse ku bukoroni ndetse n'abayobozi bayoboye u Rwanda byatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi kugeza uyu munsi aho leta y'u Rwanda ihamagarira ndetse igahamagarira n'abanyarwanda aho batuye hose ku isi kugira ngo bubake igihugu gishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda kuruta gushingira ku ngengabitekerezo ariyo yose. Nyakubahwa Fred, rero dusoza twagira ngo ugire ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange batuye ari abari mu Rwanda ndetse no muri communauté yose Rwanda community abroad muri diaspora nka perezida wa communauté rwandaise de Normandie, bagira ubutumwa bagenera. Urakoze cyane. Ubutumwa nabagenera nk'uko twabivuzeho mu kanya, aho umunyarwanda wese ari agomba kuba fier, must be proud to be Rwanda, akumva ko ari umunyarwanda kuko igihugu cy'u Rwanda kirubashywe. Ni ukuvuga niba cyubashywe natwe turubashywe. Nta munyarwanda ugomba kugira ubwoba kuko uwakoze amabi niwe ugomba kumuhunga. Ntabwo ari wewe wabaye victime y'ibyo bintu, ntabwo ari ugomba kumuhunga, niwe ugomba kuguhunga. Abanyarwanda twese aho turi mu isi tugomba guhaguruka tugahuriza hamwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Nta wundi uzakitwubakira binyuze mu nzira zinyuranye, wowe nanjye n'uwari we wese, aho ndi hose n'abandi mu mahanga iyo ari yo yose, mu bikorwa, mu kazi kanjye ka buri munsi, nkamenya ko ni umunyarwanda kandi ngomba gukora ikintu cyose kijyana ku nyungu y'igihugu cyacu. Nitwe tuzacyiyubakira aho turi hose, tukarwanya nanone ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, tukayirwanya cyane twivuye inyuma, kuko umuntu ugifite iyo ngengabitekerezo ni ukuvuga ngo ari kubiba amacakubiri, bishobora n'ejo kuzongera kuba. Amacakubiri azagira ingaruka ejo hazaza. Ifoke abanyarwanda twese duhaguruka, tube bakeya, tube benshi, ariko tube intwari yo gukora icyiza, kandi tube intwari yo kumva ko igihugu ari icyacu. Tugomba gushyiramo imbaraga zose igihugu cyacu kigakomeza kikaba igihugu cyacu, kugira ngo twese tukibonemo, tukisangemo, kandi twumve ko twishimiye kuba dufite igihugu. Dusoza rero nagira ngo utange ubutumwa bw'umwihariko ku baturage bawe batuye muri region ya Normandie, ubwo ni ubutumwa bw'umwihariko no kubashishikariza gukomeza gukunda igihugu cyabo. Ubutumwa bw'umwihariko abaturage batuye muri Normandie b'abanyarwanda, nababwira ko komeza gushyira hamwe ntiducike intege. Barabibona ko turacyafite abantu bakirwanya gahunda zacu ndetse na gahunda za leta. Ntibacike intege, bakomeze bagire courage, bakomeze bumve ko nta cyahungabanye, bumve ko uri mukuri, kugendera mukuri, ariko kuzatsinda. Nagira ngo ushimire rero nyakubahwa Fred, Perezida Fred Niyibizi ni Perezida wa Communauté Rwandaise de Normandie CRN. Twagiranaga ikiganiro cyagarutse cyane uko Communauté Rwandaise de Normandie ikora ndetse n'abaturage batuye hano b'abanyarwanda bahabwa izo serivisi. Turagushimira rero nyakubahwa Fred, mukomeze mugire ibihe byiza. N'akazi kandi karacyari karekare. Urakoze cyane Gilbert, ku mwanya waduhaye. Ibihe byiza. Urakoze cyane. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda, Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuliwa
nikikumbuka